Ashton Hall uri kubica bigacika ku isi cyane cyane muri Afurika. Mu Rwanda ho ni ibindi bitewe na Kagarara wamaze gufata izina rya Ashton Small ndetse bidasubirwaho byanamuhinduriye ubuzima kuko bwa mbere mu mateka yuriye indege maze bakerekeza mu gihugu cya Ghana. Nkaho bidahagije yurira private jet ya Ashton Hall berekeza mu gihugu cya Cameroon. Yamuguriye kandi imodoka azatahana mu Rwanda n'ibindi birimo kuzengurukana na Ashton Hall bagenda bafasha batishoboye. Si we wenyine kuko hari na Ashton India wamaze kubiyungaho muri Afurika Tour. Ashton Hall ari gukora azenguruka muri Afurika. Nawe kandi Ashton Hall yamuhinduriye ubuzima ubwo yari ari mu Buhinde amugurira imodoka, inzu ndetse n'ibindi yamukoreye byinshi bitandukanye. Ese ubundi uyu Ashton Hall ninde? Ni muntu ki? Nimba ari ubwa mbere wisanze ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa na byinshi bisa nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Arishi Jarvis, ikaze. Ashton Hall amazina ye nyakuri yitwa Anthony Hall, yavutse kwa 24 z'ukwa 10 umwaka wa 1995. Avukira muri Jacksonville iherereye muri leta ya Florida muri United States of America. Amazina y'ababyeyi be ndetse n'ibindi bintu byose byerekeye famiye ye yabigumishije biri prive. Kuva mu bwana bwe yakunze siporo ndetse by'umwihariko Ashton Hall aho yavukiye hatumye yihebera siporo. Kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2015 yakinaga football akinira ikipe y'ikigo ya Alcorn State University iherereye muri leta ya Mississippi. Ari nabyo byamubereye foundation yo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Abibona neza ko bigiye gukunda, ahitamo kugerageza umukino wa NFL ukunzwe n'abanyamerika benshi kurusha indi mikino yose. Ariko birangara ahomba arazima bimwe bya nyabyo bitewe n'uko ibiro bye byiyongeraga vuba cyane. Kariya ye nk'umwatereti isa n'irangiye agira toroma. Nyuma y'igihe gito ahitamo gushaka abaganga bo mu mutwe abazi nk'aba therapist baramufasha. Abonye ko kuba umukinnyi bitagikunze yigira inama yo gukora content, atangira yitwa Ashton Fitness, ari nayo brand ye kugeza ubu, aho yakoraga fitness coaching muri gym ndetse na online, agakora content yiruka asiganwa n'imodoka, ari nabyo byamukundishije abantu benshi. Si ibyo gusa kandi akora na video za daily routine akana streaminga. Kugeza ubu akunzwe n'abantu benshi, akurikirwa n'abarenga miliyoni 18 ku rubuga rwa Instagram n'abarenga miliyoni 5.5 ku rubuga rwa YouTube. Ubu uyu musore abarirwa umutungo urenga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Yinjiza kandi arenga 200,000 by'amadolari y'Amerika abikesha Ashton Fitness Coaching buri kwezi, ndetse akinjiza arenga 160 by'amadolari y'Amerika ku rubuga rwa YouTube gusa. Akinjiza arenga 120 by'amadolari y'Amerika ku rubuga rwa Instagram ndetse na TikTok buri kwezi. Atunze imodoka ya Ferrari SF19 Stradale ibarirwa agaciro karenga miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, private jet ndetse n'ibindi. Uyu musore ni umuherwe, ubu ni umu fitness influencer, content creator ndetse akaba n'umu entrepreneur. Uyu munsi ari kuzenguruka Afurika ari kumwe na Ashton Small cyangwa se Kagarara, aho binavugwa ko bamaze gushyika mu Rwanda. Kagarara wamaze gufata izina rya Ashton Small wari usanzwe afashwa n'abadiaspora bakamwishyurira inzu bakanamufasha mu buzima bwa buri munsi, agiye guhindurirwa ubuzima na Ashton Hall. Kagarara yavukiye igihe cye mu karere ka Rusizi, avukana n'ubumuga, yizera ko ubumuga butavuze ko udashoboye. Mu magambo ye avuga ko ashaka kwereka isi ko disability is not an ability. Oh, what's your dream? My dream? Yeah. Just my dream. Yeah. Yeah, my dream is to go to show all the world and show all Africa disability is not inability. Yamenyekanye cyane mu biganiro, gukina filime no gukora video ari gukora siporo, ari nabyo bimuhuje na Ashton Hall ugiye kumuhindurira ubuzima. Wowe ni iki kigutangaje kuri Ashton Hall? Niriye jambo umuntu yigeze kukubwira ukavuga tuna makarita salamu myenda babaye setse ewana sinja ku ishuri sinzasubira. Amagambo yere shabambye amagambo menshi mabi pe, mabi cyane, mabi menshi aho gusa ayo nyine bambwiraga n'ubundi wasangaga n'ubundi hari umuntu yigeze kumbwira yageze kumbwira ngo ndakanyamaswa wane oya reka
Nababwiye ngo ndakanyamaswa nyine nabonaga uburyo nitera bavuga ataka nta nubwo ari umuntu n'akantu k'akanyamaswa ndi kubona imbere yanjye ko kajambo nyine urumva karandiye nyine mu kuntu ariko nyine ndabyihora mbirenza nyine urumva byaranyafekise tu mara n'igihe numva nashaka no kuvugisha n'abantu nyine nanjye nakira ko nkubona ndiyo hari ukuntu bakubwira ikintu uko wajya ubire bakavuga se koko sindiyora. Wabaye rero umu content creator wabitekereje gute ko mbona umuntu umeze nkawe ibintu bya content creating wagira ifunwe ryo kubikora? So ubundi ikintu kiba kiriho ni ukuvuga ngo njyewe ubundi ngendera ku ijambo rivuga ngo disability is no inability. Disability is not an inability. Yeah. So ni ukuvuga ngo ubundi ibi bintu mbega uko tumeze physically cyangwa se uko duteye abantu babifata nk'inenge dufite. Yeah. Ariko njye nashatse uburyo navuga ati se ibyo bintu abantu babona nk'inenge why not none ntabikora bikagira gute nyine bikaba ibintu nibwo bose ubona bitakora ikintu kirenze ariko bikantungaho gato cyangwa se bikampa inzira nziza nyine ishobora kuzangeza nko ku bintu byanjye nshaka kugeraho imbere. So baravuze ngo rero ubundi abantu benshi bafite ubumuga ndavuga benshi nyine baritinya cyane kuba nyine bagira ahantu hari abantu cyangwa se kuba bakubwira ngo ya wowe reka nkoreshe wenda n'amagambo uri ikimuga something like that. Urumva bagatangira kwitinya nyine muri ubwo buryo akenshi ugaragara ku social media ugasanga birimo kubagora cyane kuko ngo bazandika muri comment bamutuke yumve nyine yarapfuye birankubangamiye bamubwira ngo ufite ibintu bimeze gutya na gutya ariko ikintu cyo namaze kubona buriya kangoye nk'urugero buriya uvuye mu rugo n'urugero waborosheje noneho korogati igafata ahangaha wenda nko ku isura icyo gihe nugera mu nzira umuntu azakubwira ngo waraburije hanagura iyo korogati iriho ariko niba uzi ko ikintu gifite nta kindi kintu kigomba guhinduka kiriho ahubwo ugomba kwiga uburyo bwo kubana nacyo. Ni ukuvuga ko wowe wize uburyo bwo kubana n'ubumuga bwawe cyane kabisa ndanabifiringa navuga ati noneho why not ubundi ari amagambo bambwira ngo Kagara umeze gutya ahubwo ntakumva ari nk'ibintu biri kunsingiza kugira ngo nibereho neza. Burya ababyeyi bawe bose nyine ni barebare n'abantu bahagaze ntabwo ari barebare bose buriya n'umwana twavukanye bose ni njye waje umeze gutya nyine tu. Ubwo baba baragusobanuriye bakubwiye ko ari iki cyakubayeho wowe nyine uzi ukuntu bahita yakubwira se urumva nta kintu kirakubwira ati ikora uko ishaka warenzaho iki nyine ati Imana ikora uko ishaka. Ikora uko ishaka ariko ukiri umwana ntibyakunaniye kwakira? Urumva nyiri umwana wo byari bigoranye kuko nabanje no gura no kumera nkaho nanze ishuri kubera nyine abantu bambwiraga amagambo mabi nyine bumva nari ntarakomera icyo gihe mwumva nyine ni ibintu ndashaka no kujya mu bantu n'ibiki byose ariko nyine nza kugira igihe n'ubundi ndavuga ati why not ubundi ibintu binshi intege nabwiwe n'amagambo mabi menshi cyane menshi pe biragira igihe biranananira kabisa ishuri nkajya numva ntanarivamo ariko mbona nyine byaba ari ubuswa ari n'ububuga ndavuga ati reka njyewe nkora icyo ngomba gukora ndetse mu gihe cyanjye nese umuntu ukaza akavuga n'ubundi niba avuze ko Kagara ufite kuguru guhengamye nese ibyo byantwara iki? Nta kintu byantwara ahubwo mba numva uri kunsingiza kabisa. Waje kwiyakira ufite imyaka ingahe ukavuga ati ibi bintu ndaza kwataka mbifite factor share? Yes n'ubundi navuga ngo ngeze muri primary mu wa gatandatu nibwo natangiye kumva ko ibintu byose ngomba kwikura n'ibintu bindimo n'ibiki byose ahubwo nkareba imbere hanjye kurusha uko nakita ku magambo abandi bambwira tu. Primary wa kangahe mu mwaka? Hafi muri 2014 na 5 gutyo 6 ya hari niriye jambo umuntu yigeze kukubwira ukavuga ati n'amakarita sarampumye ndababaye se wana sinjya ku ishuri sinzasubirayo? Amagambo bambwira amagambo menshi mabi cyane
mabi menshi ariko gusa ayo nyine bambwiraga n'ubundi wasangaga n'ubundi hari umuntu wageze kumbwira yageze kumbwira ngo ndakanyamaswa wana oya reka nababwiye ngo ndakanyamaswa nyine nabonaga uburyo nitera bavuga ataka ntabwo ari umuntu nakantu k'akanyamaswa kandi kubona imbere yanjye ko kajambo nyine umva karandiye nyine mu kuntu ariko nyine ndabyihora mbirenza nyine urumva byaranyafexe tu mara n'igihe numva nashaka no kuvugisha n'abantu nyine nanjye nakira ko nkobona ndiyo hari ukuntu babwira ikintu uko wajya ubire bakavuga se koko sindiyora ariko nyuma yo gusenda ndakanyamaswa kubera abandi bantu babona bateye ukundi koko ntago ndakanyamaswa ariko ibyo ngibyo nyine bitekerejeho nyuma ukaza gufata umwanzuro bumva ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho nta n'impamvu yo kubwirwa bigucirisha ishati kabisa nyine urakomeza n'ubundi ufite iyihe ntego y'ubuzima kuba uri umuntu ufite ubumuga nk'ubwo ngubwo urumva ari iyihe ntego y'ubuzima urumva ushaka kuzageraho mu buzima ni ikihe kintu ushaka kugeraho utarapfa ni ukuvuga ngo ibintu by'amashaka kugeraho ni byinshi ariko ikintu cya mbere mbona ni kuko urumva njyewe navuga ko ubuzima bwanjye bwari ubuzima bugoranye noneho nyine guca muri bino bintu nk'uko nabikubwiye kuba ufite ikintu ukaba uzi ko ku mubiri wawe utagihindura so nyine bisaba effort nyinshi kugira ngo urwane nabyo kandi noneho si no kuvuga ngo uretse njye Kagarara wiyakiriye nkumva ko ibintu byose bishoboka ariko ubu tuvugana hari abandi bana bafite ubumuga pe na n'ubu ngubu bakigororwa n'ibyo bibazo benshi bagiye banava mu mashuri kubera iyo mpamvu abari imiryango yabo idasohora kubera iyo mpamvu bakumva nyine ntaho kugera nyine njye rero intego mafite n'iyi ngiyi mba numva nanjye ngomba kugira ijambo sinzi ubwo inzira bizacamo ariko bizakunda uko byasa kose nindapfa bizashoboka ngomba kugira ijambo ku buryo nanjye nshobora kuba navuga umubare nyamwinshi ukanyumva kugira ngo na bagenzi banjye hahandi bari nyine babafungiye mu kantu nyine bumva ko badashoboye kugira ngo nabo ngire gute nabo mbahereze ijambo bumve kuko byasa kose no bagomba kugira gute kubaho kandi bakabaho neza ujya utera akabariro wapi kabisa I'm still young ndacyari umupeti nsubiriramo mu cyongereza I'm still young